nkandira kuri like hasi aho ngaho ubundi twikomereze n'igice cya karindwi cya filime yacu. ngira ngo nahangaha twasoreje umusore azavuga ati reka turebe ese ninde ugerageza gukoza intoki ze ku mugore wanjye. wibuke uyu mukobwa ngo bari bamufashe bamusohoye bagiye kumwirukana. uwo ninde wari ubikoze? ni Hani Sharo. iki ngiki ni igice cya karindwi ndetse nuze gukuraho utarayisoza. ikindi kandi buriya ntukagende udashyize ibitekerezo byawe hasi aho ngaho muri comment. barakoreka muri ako kanya aba baraha baje bavuga ati se noneho ni ibiki uyu Jane Biting aje avuga? none se uriya yifashe ni umugore we? umusore hano yaje avuga ati reka ndebe ese ninde ugerageza gukoza ibitoki bye cyangwa se ikiganza cye ku mugore wanjye. umusore yaje hano amubaza ese ni iki cyabaye. asanze hano umukobwa disi bamuhohoteye. uyu nguyu uri aha ngo ni Hani Sharo nawe ibyo ngibyo bikamurya abona bari kwita kuri inde kuri uyu mukobwa ngo ni yifashe. Hani Sharo avuga ati rata uwo mukobwa niwe wabitangije. umusore ati wowe ceceka, hari ikintu nigeze nkubaza? ati rwose wowe ceceka, nta kintu na kimwe nigeze nkubaza. umukobwa hano yabuze ahahera arangije avuga ati Hani Sharo ibi byose niwe wabitangiye. barakoreka muri ako kanya uyu uraha yakomeje arebera avuga ati rwose yakomeje anzanaho excuse ziwe ambwira ngo rwose inze nkura aho ngaho hano muri toilette. ati nibitaba ibyo ngibyo ari buze kunyirukana. ati rwose uyu nguyu ureba aha ngaha ati yagerageje no kuba yanywisha amazi yo muri toilette. ikindi kandi akomeza ankangisha yuko yanyirukana ari nabyo usanze byari bigiye kuba aha ngaha. ubwo uyu ni umukobwa arimo kubibwira nde? arimo kubibwira uyu Jane Biting. umusore nawe kuko yakumva ibyo uyu mukobwa ngo ni Hani Sharo akora, akumva uyu mukobwa Hani Sharo ni inyamaswa. uyu nguyu sasa ari kureba nk'akabwa kaguye mu mazi, nta kintu na kimwe ari gusubiza. uyu nguyu Mr. Chi byose arimo kubyumva, cyangwa se uyu musore ngo ni Chi akaba secretary w'uyu Jane Biting. ari kuvuga ati uyu nguyu we noneho bimurangiriyeho tu. ariko umusore yarahindukiye areba uyu nguyu ngo ni Hani Sharo abura ikintu yamukorera neza. uyu Hani Sharo avuga ati rato uwo mukobwa ureba ati yagerageje kuba yakwirakwiza ibihuha. ati rero Jane Biting ntugerageze rwose kuba wandakarira. ati uwo mukobwa ureba yagerageje kuba yazana ibintu by'ubugambo hano mu bakozi dukorana, niyo mpamvu ibi byose byabaye. umusore avuga ati ariko se ni iyihe mpamvu ufite ituma uhohotera abakozi mukorana bigeze aho ngaho? ese wa mukobwa urakeka, ubundi urakeka wowe waba umugore wanjye uri gukora ibintu nk'ibi ngibi? umusore yamubwiriyemo. uyu nguyu sasa ibyo ngibyo bikamurya kubi avuga ati none se Jane Biting kubera ko uwo mukobwa yitwaye nabi nkagerageza kuba namuhana none ni njye byose bigiye kujyaho? ati rwose ntabwo hakabaye undakarira. ati ndetse ati ibi ngibi byose byabaye ni ukubera yuko nari napanitse namurakariye. ati ariko nanone ntuze kuba nawe wandakarira. uyu nguyu akomeza yivugishwa akarimi keza kurinde kuri ngo ni Jane Biting. ati rwose ntabwo narinzi yuko waza ngo ugiye ku ruhande rw'uwo mukobwa. ati ndetse nta nubwo narinzi ko wabingayira. umukobwa arangije hano aramwitegereza avuga ati ariko se uragerageza kumvikanisha yuko ari njye uri mu makosa cyangwa se ari njye uri mu binyoma, ari njye rwose ukwiriye guhanwa? umusore arangije aravuga ati Hani Sharo ati rwose na excuse zawe nyeneye, ati cyangwa se nta byireguro byawe nyeneye aha ngaho. umuko arangije hano abaza uyu mukobwa ngo ni yifashe. ati se aba bakobwa bose baguhoteye bari aha ngaha urumva ari gute ushaka kudiringa nabo, cyangwa se n'icyo ushaka yuko tubakorera? barakwereka babayoboke ba Hani Sharo bose bari aha ngaha byarabacanze, nibwo bamenye yuko uyu mukobwa ari umugore wande wa Jane Biting. ati rwose yifashe turakwinginze tugirire impuhwe. ati rwose turakwinginze. ati madamu, batangiye kumwita madamu hano bamwubaha cyane. wibuke abangaba nibo bamuhaga amazi yo muri toilette ngayanywe. ese wowe uri uyu mukobwa hano wabakorera iki? umukobwa avuga ati urareba ukuntu murimo kunsaba imbabazi mwigize abana beza. ati se mwigeze ngewe munyorohera ubwo mwageragezaga kumpa amazi yo muri toilette ngo nyanywe? umusore arangije avuga ati buri wese ugerageje kuba yahohotera umugore wanjye ati yirukanwe hano, nta numwe uri buze kuguma aha ngaha. barakwereka sasa b'abakobwa bigaragara yuko ibyabo bibarangiriyeho bagiye kwirukanwa. avuga ati Mr. Su nawe ibi ngibi byabereye aha ngaha se wari ubirimo? ati reka nizere yuko ibintu byabereye aha ngaha
nta kintu ubiziho. Ariko kuva nawe nkusanze aha bivuze ngo nawe ufite uruhare wabigizemo, niyo mpamvu nawe ngiye kuguha igihano cyo kuva hano ukajya gukorera muri Afurika. Ikindi kandi ntabwo uzigera ugaruka hano mu gihe kigera ku myaka 3 yose. Wumve igihano bahaye uyu nguyu manager uyu wari manager wabo, nawe yarazi ngo ari gushigikira uyu nguyu Hani Sharo kubera yakekaga yuko ari we uzaba umugore wande w'uyu musore ngo ni Jane Biting. Barakwereka uyu nguyu ya mitwe ye sasa nyuma yo kubona yuko uyu musore nawe agiye kumushyika hamwirukana. Ikindi kandi afite agakufe hano yibye, aricyo kinavuga ngo yamufatishirijeho. Yahise avuga ati Jane Biting, rwose ndumva nameze neza mu mutwe wanjye, sinzi akabazo mfite. Arangije ahita yihwereza. Gusa twe turabizi yuko uyu mukobwa ni imitwe arimo gutega. Barakwereka muri ako kanya umusore yahise amuzana kwa muganga. Wibuke nubwo yaba yakoze amakosa, ariko yamwemeje yuko azamwitaho cyangwa se azamwishyura ibyo nawe yamukuriye. Ariko turabizi yuko uyu mukobwa yatwaye umwanya w'abandi, ntabwo ari wowe wakabaye uboneza ikeya zose, ahubwo uriya mukufe yatwaye ni uriya mugore w'uyu Jane Biting, ari we Yifanshi. Barakwereka uyu yakomeje yigize akana keza. Umurebye hano ari kumwe na Jane Biting ntabwo wamenya ko yuko rwose uyu mukobwa ari inzoka, ari ingona, ari inyamaswa. Barakwereka uyu yakomeje avuga ati none se ibi ngibi bishatse kuvuga yuko nanjye rwose ugiye kunyirukana? Umusore avuga ati ibyo wakoze wari mu makosa, ariko nanone ntabwo wowe ndibuze kukwirukana. Ariko ntabwo ari kuriya ugomba kubana na Yifanshi. Nta nubwo ugomba gukomeza kumwitwaraho kuriya. Nibitaba ibyo, rwose ndaza gushaka uburyo mwembi batandukanye, nta n'umwe ugomba guhura n'undi. Uyu uraha avuga ati none se Jane Biting we, none se ushatse kuvuga yuko utazigera umbera umugabo? Ntabwo ushaka gushyingiranwa nanjye? Wumve uyu we icyo ari kuganishaho. Undi amubwira ati rero wowe gushyingiranwa nawe biragoye. Mu gihe rwose mu mutwe wa sogokuru wanjye hakirimo Yifanshi. Ikindi kandi wibuke yuko sogokuru wanjye akiri mu bitaro atameze neza. Undi avuga ati none se ubwo urumva bizagenda bite rwose mu gihe uriya mukobwa ari we mukomeje kubana? Rwose ndumva bigoye cyangwa se bizagorana kugira ngo rwose njyewe nawe tubane. Cyangwa ubundi washatse ubu buryo uriya mukobwa umwirukana mu rugo rwawe, urumva ari gute ibyiyumviro hagati yanjye nawe bizakura mu gihe rwose ukibana n'uriya mukobwa ngo ni Yifanshi? Ibyo bintu bitekerezeho. Umve ibintu uyu mukobwa ngo ni Hani Sharo ari gusaba uyu musore. Umusore urahana we akabitekerezaho, ariko twabonye uburyo yitwara imbere y'uriya ngo ni Yifanshi. Nuko rwose uyu nguyu Hani Sharo afite kariya gakufe, naho ubundi sinzi yuko uyu musore yakabaye anamuvugisha. Amubwira ati njyewe n'uriya mukobwa icyo twakoze twarasezeranye gusabiraho bya kontara. Rwose rero nukomeze kubigendaho. Undi amubaza ati none se ubwo wowe nanjye tuzakora mariage yacu ryari? Ubwo ibyacu none bizaza ryari ko mbona ukiri kumwe n'uriya mukobwa? Undi amubwira ati nakubwiye yuko kondisiyo ya sogokuru wanjye nigenda neza, aribwo njyewe nawe tuzagira ikintu dupanga byerekeranye na mariage. Wibuke n'ibyo ari gukora byose ni ukumwitura kuba yaramutabaye imyaka ingahe ishize, imyaka 3. Kandi n'ubundi umuntu wamutabaye ntabwo ari uyu nguyu. Barakwereka umukobwa wacu nyuma yuko nawe avuye mu bitaro yagiye kwisurira nyirakuru. Kumbe ahantu nyirakuru w'uyu mukobwa arwariye, umusaza nawe aba yaje kumureba. Wibuka barwariye mu bitaro bimwe. Ni ukuvuga ngo sogokuru w'uriya musore ngo ni Jane Biting aba yibereye kumwe na nyirakuru w'uyu mukobwa ngo ni Yifanshi. Umbwire ngo uyu mukobwa uriya Hani Sharo azamukura kuri Jane Biting biciye mu zihe nzira? Ni ibintu bigoye cyane mu gihe usanga imiryango yombi hano ibiri kubiganiraho mu bitaro, aho abasaza n'abakecuru bari birwariye. Barakwereka umusaza hano yakomeje amubaza ati rwose se wowe na Jane Biting muzaduha umwana ryari? Rwose mugomba kugira va mukaduha umwana. Dukeneye kubona abuzukuruza benshi batuzengurutse. Wumve uwo ngo ni sogokuru wande wa Jane. Icyo atazi nuko harimo undi rwivanga wo bita Hani Sharo. Umusaza urahavuga ati rwose uriya musore nagerageza kukwitwaraho nabi. Rwose njyewe uzambwire nzagenda ndiringe nawe. Mwereke ngo ninde boss hariya. Wibuke uyu musaza nk'uyu nguyu aba ari we nyirariya amafaranga yose, ku buryo ashaka yagenda akabwira n'uriya musore akavamo agasigarana buri kimwe cye. Umusaza rero arahanga abwira umukobwa ati nagerageza kukwitwaraho nabi uzambwire nze mwigishe isomo, mwereke ngo ninde boss hariya. Umukecuru uraha nawe avuga ati kandi koko ibyo rwose sogokuru wawe yakubwiraga nibyo. Natwe dukeneye kuzapfa tubonye abuzukuruza mwana wanjye. Rwose we n'uwo musore icyo kintu mugitekerezeho.
ati se ntabwo uri kumva ibyo nyogokuru wawe arimo kuvuga? Ati rwose mugire vuba muduhereza abuzukuruza. Ati muragira ngo tuzitabe Imana tutabonye abuzukuruza? Icyo atazi aba ari kuvuga babanye kuri kontara, ndetse ni ukuvuga ngo aba bombi baramutse bavuye mu bitaro n'undi bahita batandukana. Umukobwa mu mutwe avuga ati rwose uyu musaza aramutse amenye yuko njyewe na Jane Biting mariage yacu ari iya fake, atubanze yakitaba n'Imana pe. Ati ni ugukora icyo nshoboye cyose nkaba nabibahisha kubera yuko byabatungura cyangwa se byatuma bamererwa nabi. Arakwereka umukobwa hano yakomeje avuga ati sogokuru rwose ati nimugire ikibazo, ati rwose mwebwe mukire vuba cyangwa se murebe mwite ku gukira kwanyu, ati naho ubundi ibyo umubano wacu rwose nimubigireho ikibazo. Ati se ubwo wa mwana rwose ibyo bintu urimo kuvuga ni iki? Ati gute umubano wanyu atari gute tutawugiraho ikibazo? Ati rwose nawe tuba tuwitayeho kubera ko ni mwebwe nyine dufite, ati ndetse ni namwe tugomba kwitaho. Umukobwa aba yaje hano yaganiye na nyirakuru mu bitaro ndetse bateye amastori, ariko nanone udasize n'uyu sogokuru wandi wa Jane. Umusaza avuga ati we nyogokuru wawe ntukamugereho ikibazo, ati wowe munsigire mu biganza gusa, ati nyogokuru wawe nzamwitaho ntugire ikibazo, ubundi nawe ugenda urebe uburyo wanzanira abuzukuruza cyangwa se uburyo watuzanira abuzukuruza. Umukobwa avuga ati rero rwose nashakaga kuba nabashyikaho ngo ndebe uko mumeze, ati nanjye mfite kuba ntasubira kuri kampani, ati mwana wacu genda twebwe nutugireho ikibazo, ati turimo gukira ndetse tumeze neza. Wibuke uyu musaza bamubaze umutima ndetse n'uyu mukecuru uri aha ngaha bamushyiriyemo cyangwa se bamuhinduriye impyiko. Kumubara kwereka umukobwa agisohoka aho ngaho yahise agwa kuri uyu nguyu ngo ni Jane Biting. Wibuke nawe yari yazanye wa mukobwa ngo ni Hani Sharo mu bitaro kuba yamuvuza. Gusa uyu musore buri ko ageze kuri yifashi uba ubona kumurekura byabaye ibibazo, wagereranya niyo ari imbere y'uriya ngo ni Hani Sharo kandi byitwa ngo niwe ufite umukufe, ukabona yuko rwose ntakivamo, ariko akomeje kugenda amusezeranya yuko bombi bagomba kuba babana. Barakwereka umukobwa hano ubwo nuko yari agisohoka mu bitaro aba agonganye n'uyu musore ngo ninde ni Jane Biting. Wibuke nawe yaje kuvuriza nde, yaje kuvuriza Hani Sharo hano muri ibi bitaro. Mwibutsa wowe utarakanda subscribe hano ntabwo rwose uzajya umenya igihe filime zagereyeho, niyo mpamvu ugomba gukanda subscribe ndetse ugafungura nako kazugira kugira ngo igihe filime igereyeho uhite uyibona. Ikindi kandi hano ku nkuru yacu niho honyine wasanga filime ebyiri ku munsi, mu gitondo saa 3 ndetse n'ikigoroba saa 9 ku masaha ya hano i Kigali. Barakwereka hano umusore yamubaje ati none se yifashi nawe wari uri hano muri ibi bitaro cyangwa se nawe wari waje hano muri ibi bitaro? Ati rwose ntabwo natekereje yuko waba uri aha ngaha. Umukobwa aranje abitekerezaho ibintu bya divorce uyu musore akomeje kugenda amubwira n'uburyo aganiriyemo n'abasaza mo hano imbere. Undi aranje amubwira ati rero ati ubanza utitaye no kuri sogokuru cyangwa nyogokuru, ati rwose njyewe nibo nari mvuye kureba, ati ikindi kandi koko nk'uko abivuze mu gihe bataramera neza nta mwanzuro n'umwe twemerewe gufata ku mubano wacu. Kombe barakwereka uyu nawe yahise aza hano avuga ati none se yifashi ntabwo rwose wakabaye uri kuri kampani cyangwa se weho ntabwo wakabaye uri kuri kampani? Ati ni ibiki murimo mwembi ahaga? Wibuke uyu nguyu ntabwo ajya abaha gahingi, ariko nawe uri kureba iyi filime ujye muri comment umbwire ese uwakugira Jane Biting urabona hagati y'uyu mukobwa ngo ni yifashi cyangwa se uyu Hani Sharo wowe wahitamo nde? Barakwereka uyu nguyu yakomeje avuga ati rero rwose we wa mukobwa we, ati icyo nashaka nuko ukomeza kugenda ugaruka mu rugo rwanjye. Igihe rwose nyiri umugore w'uyu nguyu Jane Biting, ati ntabwo wemerewe kuba waza hano cyangwa se wagaragara mu rugo rwacu. Ati rero rwose ibindi mushaka kuvuga cyangwa se ibindi mukeneye njyewe ntabwo mbyitayeho, reka nigendere. Ntabwo ashaka kuba yabavugisha. Barakwereka uyu Hani Sharo yiyegereje Jane Biting, ariko nawe iyo amwegereye ntabwo aba ameze neza, aba ameze nk'umuntu uri kumwihunza. Uyu Hani Sharo avuga ati rega n'ubundi wowe n'uyu Biting, ati rwose ni kontara mwasinye gusa, ese hari ikindi kirimo kidasanzwe? Ati rero rwose wigerageza kunyita ihabara rye, ahubwo ni wowe habara rye, njyewe ndi umugore we. Umukobwa avuga ati rwose ubu ngubu tugiye mu mategeko twasanga ari inde mugore w'uyu Jane? Ati wagakobwa rwose buri kimwe cyose kiragaragaza yuko ari wowe habara. Ati ikindi kandi sinzi niba utabyumva cyangwa se nawe ubwo ku giti cyawe utabona yuko ari wowe uri kwihoma ku rugo cyangwa se uri kwihoma ku rugo rw'abandi ushaka kurusenya. Barakwereka uyu nguyu Mr Jane yahise avuga ati
ati rwose ntabwo mwakabaye muri guterana ayo magambo, ati ndetse ntabwo hakabaye uvuga muri ubwo buryo. Uyu nguyu uraha ngo ni Hani Sharo akishima. Umukobwa arangije avuga ati Mr Jane, ati ndetse niba ari ubu buryo ugaragara cyangwa se niba ushaka kugaragara uri kurinda uyu mukobwa, ati ndetse ukeneye kubanza kuba washaka ahandi ibyo ngibyo ubikorera, ati muve hano ku muryango mutaza kuba mwanasakuriza sogokuru ndetse na nyogokuru, ati mu gihe barimo hano imbere bishimye kandi bimereye neza. Ikindi kandi ati rwose wagakobwe ntukeke yuko ngewe mfite umutima woroshye ku buryo rwose uburyo mwanyigaragazaho imbere byari byo byose ati byanera ikibazo. Barakwereka umukobwa yahise abacamo hagati, ntago izo romance zabo azikeneye kuba yazibona. Barakwereka uyu Hani Sharo umujinya waramwishe, akomeza kumva amagambo uriya yifashe akomeza kugenda amubwira. Barakwereka muri ako kanya uyu yakomeje avuga ati rwose biraza kungendekera bite, uyu nguyu Mr Jane nadahana divorce na kariya gakobwa, uyu nguyu ari gushaka impamvu yirukanka yatuma aba bombi bahana divorce. Barakwereka muri ako kanya uyu musore ngo ni Mr Jane bahise bamuhamagara bavuga ati boss, ati rwose bigaragara yuko hari amakuru mabi twakiriye, ati mu bigaragara nuko mama wawe nyogokuru wawe yamenye yuko wasezeranye, ati ndetse agiye kugaruka avuye hanze. Bigaragara yuko uyu musore adafite sogokuru we gusa ahubwo afite na nyirakuru. Ati nyogokuru wanjye agiye kugaruka hano, ati cyane rwose agiye kugaruka avuye hanze ndetse afite amakuru yuko wasezeranye. Barakwereka muri ako kanya uyu mukobwa uri ahangaha ngo ni Hani Sharo nawe yarabyumvishe. Arangije avuga ati rero ati rwose wowe ukwiriye kuba wasubira aho uruhukira, ati ngewe ngiye kureba nyogokuru wanjye. Barakwereka muri ako kanya uyu yasigaye hano avuga ati niba rero ati rwose umugore mukuru w'umuryango wo kwa Biting agiye kuza, ati mfite kuba natsindira umutima we kugira ngo rwose imbe nanjye umukazana mwuriya muryango cyangwa se mbe umugore wa CEO. Wibuke uyu nguyu n'ubundi nicyo yifuza, kuba rwose hatsindira amafaranga yo muri uyu muryango. Ati niba uwo mugore mukuru muri uyu muryango agiye kuza, mfite kuba rwose namugeraho mbere yuko kari agakobwa kamushyikaho, narangiza nkatsindira umutima we. Barakwereka twigarukire kuri uwo mukecuru yari ari ahangaha ari kuvuga ati secretary shi, ati rwose na kubera iki mutigeze muza kumfata, ati Jane Biting ahugiye mu biki, ati nago azi yuko mbiza hari yuko afite umugore ariko atigeze abimbwira, ati rwose mbere yuko hari ahandi hantu njya, ati ndagira ngo munegurire nshaka kuba rwose nahura n'uwo mugore we cyangwa se n'uwo mugore w'umuhungu wanjye. Umukecuru uje ngira ngo n'uyu nguyu nyirakuru wande, nyirakuru wuriya musore ngo ni Mr Jane. Barakwereka umukecuru muri ako kanya yahise yambuka umuhanda hano yihuta, ariko nanone barakwereka ku ruhande aho ngaho hari imodoka nayo yagendaga iri ku muvuduko mwinshi cyane. Umukecuru uko yakaranga yisasa imodoka hano yahise imukubita, dore ngo umukecuru nyirakuru wande, nyirakuru wuriya musore ngo ni Mr Jane arahura n'ibibazo, imodoka iramugonga. Yari mu nzira ngo aje kureba umukazana we. Muri ako kanya kandi imodoka yamugonze cyangwa se uwari uri mu modoka igonze uyu mukecuru, barakwereka na wundi ninde, ni wa mukobwa ngo ni Hani Sharo. Kandi twumvise avuga yuko agomba kuba yatsindira umutima w'uyu mukecuru kugira ngo rwose abone uburyo yigarura buri kimwe cyo mwuriya muryango. Barakwereka muri ako kanya abantu barahuruye, ngira ngo murabizi abaye impanuka bavuga ati mana yanjye, ati se kandi uyu muntu imodoka igonze n'uwahiye cyangwa se uyu mukecuru imodoka igonze n'uwahiye. Barakwereka umugonze hano ni Hani Sharo avuga ati wagakecuru rwose wigerageza kwigira nkaho upfuye ngo ni ukubera impanuka, kumbe aho hafi habereye impanuka. Barakwereka n'umukobwa wacu yifashi yari ari aho hafi ndetse aza abwira abantu ati rwose ko mushungereye mutarimo guhamagara 911 cyangwa se mutarimo guhamagara nimero y'ubutabazi. Umukecuru uri ahangaha yahwereye ndetse umukobwa yahise afata telefone ngo abe yahamagara ambulance. Nago arareba ngabone yuko umuntu ugonze uyu mukecuru ari Hani Sharo. Barakwereka muri ako kanya uyu Hani Sharo yavuze ati uwo mukecuru wana n'umuteka mutwe aragerageza kwigira nkaho yapfuye. Ati rwose wa mukobwa ntugire ngo hari ikintu kidasanzwe nakoze cyangwa se nge nashatse kuba ntagonga uwo mukecuru. Yibuke aba bombi ni n'abakeba. Yaravuze ati kumbe ni wowe, ati ni ugonze uyu mukecuru. Abagabo baraha bakomeza bavuga ati muri iyi minsi rero hasigaye hari abasikama benshi, ati usigaye ugenda ugasanga rwose umuntu araje yijugunye ku modoka yawe
kugira ngo yibonere amafaranga ya asiranse cyangwa se y'ubwishingizi. Ati rero uyu nawe wasanga ari umwe muri aba basikama. Ati wa mukobwa rwose nushaka ureke kugerageza kumufasha. Ati uyu nguyu ni umutekamitwe. Hari hanze usanga ibintu nk'ibyo ngibyo byeze. Umukobwa avuga ati ariko hari mwebwe muri abasazi, ntabwo mushaka kubona yuko umuntu arimo kugenda buri ubuzima ngo mumutabare none murimo kumwita umusikama. Barakwereka muri ako kanya umukobwa hano yahise ahamagara ambulance. Wibuke uriya mukecuru imodoka ya Hani Sharo igonze ninde? Ni nyirakuru w'uyu nguyu Mr Jane. Kandi nanone uriya Hani Sharo yari yavuze ngo agomba kuba yatsindira umutima w'uriya mukecuru, ariko nanone ntabwo amuzi. Barakwereka muri ako kanya uyu nguyu bamuzaniye inkuru mbi ivuga yuko rwose nyirakuru yabuze ndetse batazi ahantu yaburiye. Undi avuga ati none se ibyo ngibyo bishatse kuvuga iki? Nyogokuru wanjye yabuze. Ati rwose nagerageje guhamagara nimero ye yari yamamagaje, ntabwo ndi kugerageza kumubona. Undi avuga ati none se aba bodyguard bose ubundi tugira bamaze iki? Ati ikipe yose y'aba bodyguard umuryango wacu ufite abo ngabo bamaze iki cyangwa se bari gukora iki? Ati shakisha vuba umenya ahantu nyogokuru wanjye ari. Ati rwose naho ubundi bitari ibyo. Ati wa musore we ndibuze kukwirukana. Ati warubizi yuko nyogokuru wanjye afite indwara ya dementia? Wibuka abantu bafite iyo ndwara baba bagira ikibazo, ni nk'ikibazo cy'ubumuga bwo mu mutwe ku buryo umuntu iyo ahuye n'akabazo gato ahita yibagirwa ibintu byose yaraze. Barakwereka uyu secretary chief sasa bahise bamutuma kuba yashaka uwo mukecuru. Ese ari buze kumubona? Ariko nanone twamubonye uwamutabaye na wundi n'uyu nguyu yifanshi, ndetse yamutabaye ubwo abandi bamubuzaga bamubwira ati abone babutaye kamutwe wana. Ati ikindi kandi bareze. Ese wowe bari bagutuburiraho ubundi cyangwa? Barakwereka muri ako kanya umukobwa yageze hano mu rugo, umukecuru yamuzanye mu rugo. Ubanza umukecuru uri aha ngaha nta kintu na kimwe arimo kwiyibukira. Umukobwa yamuzanye hano mu rugo avuga ati rwose ameze neza nta kibazo na kimwe afite. Ati ndetse usibye iyi ndwara afite ituma atabasha kwibuka ikintu na kimwe cyangwa se iyo ndwara ya dementia. Ati rero wa mukobwa we ukeneye kuba wamwitaho cyangwa se ukeneye kuba wamwitaho bihagije. Ubanza uyu mukobwa ari kuvugana nabo ku bitaro cyangwa se aho avuye kuba yavuza uyu mukecuru. Ngira ngo twese hano twamaze kubona yuko uyu mukecuru ari we nyirakuru wa Mr Jane cyangwa se Jane Biting. Umukobwa hano yaramubwiye ati mama, ubundi umuntu ukuruta wese cyangwa umuntu w'umumama nk'uyu cyangwa se ukuruta ugomba kumwita mama we, nta kibazo kibirimo. Ati se waba wibuka ikintu na kimwe ku muryango wawe ngo turebe ukuntu twabahamagara? Umukecuru aranje aravuga ati umuryango? Ati ndibutse mfite umwana w'umuhungu. Ati izina rye bamwita Jane. Ati Jane Ndera. Ibuke uyu nguyu ni nyirakuru wa Jane Biting. Ati Jane. Umukecuru hano izina yararyibagiwe. Ati oya mama, ati nta mpamvu rwose yo kwitesha umutwe cyangwa se ngo wihatirize. Ntugire ikibazo rwose, nuza kwibuka cyangwa se igihe uzibukira iryo zina ry'uwo muntu tuzamushakisha rwose, uraza kuba uri hano akanya gato. Ndetse umukecuru uri aha ngaha nawe bigaragara yuko nta mutima mubi. Yuko uyu mukecuru n'ubundi aje kureba ngo umukazana we, none umukazana we ni nawe wagize ute, ni nawe hano niwe wamutoraguye aho bamugongeye. Umukecuru aranje avuga ati ariko we ndi kubona nkuzi. Ati rwose wowe uri umukazana wanjye. Wakibaza ngo kubera iki cyangwa se ni gute uyu mukecuru ari kubasha kwibuka uyu mukobwa? Ati ariko wowe ndakuzi, uri umukazana wanjye. Umukobwa aranje avuga ati yewe, ati mama, ati cyangwa se nyogoko, ati rwose ushobora kuba wanyibeshyeho pe. Ati ngiye rwose ntabwo ndi umukazana wawe. Kandi koko nibyo, ariko kubera yuko bamubwiye yuko uyu mukecuru yifite ikibazo cyo kwibagirwa, ari kuvuga ati uyu mukecuru ndabizi neza yanyibeshye. Umukecuru yibaza ati ariko se gute waba usa neza nk'umukazana wanjye? Ati se muri iyi si habaho abantu basa neza ijana ku rindi? Umukobwa aranje amubaza ati none se umukazana we bamwita? Umukecuru hano kubera byivanze ati fa. Umukecuru yibagiwe izina. Ati niba ari Faki, wibuka uyu ni Yifanshi. N'ubundi uyu mukecuru niho ari kugerageza kuganisha. Umukobwa amubwira ati nta mpamvu yo kwisteresa ugerageza kwibuka ibintu utarimo kwibuka. Ati rwose we nta kibazo waguma hano iwanjye. Wibuke uyu mukobwa nawe afite iwe aho bari, ntabwo igihe cyose aba ari kumwe n'uyu musore ngo ni Mr Jane. Ati we waguma hano rwose iwanjye. Ati ndetse reka nze nkurebere imyenda uhindura cyangwa se imyenda washyiramo. Wibuke n'ubundi uriya mukobwa nawe yabanaga na nyirakuru we, ni ukuvuga ngo nabo bafite ahantu habaga. Ati reka nze nkurebere imyenda uhindure, ntugerageze kwisteresa rwose umuryango
umuryango wawe turi buze kuba tuwuvugisha. Kumbe umukecuru hano ku ruhande aracyafite na telefone cyangwa se telefone ye aragifite, bivuze ngo ubwo rero kubona umuryango we biroroshye. Umukecuru hano sinzi uwo yahise ahamagara, ariko nanone twumvise yuko ngo yagize ikibazo cyo mu mutwe. Ati mwana wanjye rwose bimeze bite? Kumbe umukecuru hano yahamagaye umuhungu we, uyu nguyu Jane. Niwumva rwose uyu mukecuru mwise mama w'uyu musore nibize kukuvanga, wowe gusa umenye yuko ari nyirakuru. Ati nyogoko, ati uri hehe? Ati mwana wanjye rwose, ati ntabwo ukeneye kuba waza kundeba, ati hano rwose ndi kumwe n'umukobwa w'umwana mwiza, ati ndetse ari buze kunyitaho. Ati uwo mukobwa turi kumwe rwose namukunze pe, icyo atazi nuko ari umukazana we. Wibuke ahubwo uriya wamugonzi ngo niwe ushaka guhura na nyirakuru w'uyu musore ngo atsindire umutima we. Urebe byandi bavuga ngo ubundi iyo ikintu atari icyawe ntabwo aba ari icyawe. Barakwereka umusore yakomeje amubwira ati none se mwanyoherereje aderese z'ahantu uri nkaza kuba nagutora cyangwa se nkaza kugufata. Ati se ubundi uwo mukobwa muri kumwe bamwita nde? Ati umukobwa niba bamwita Fani. Uyibuke umukobwa niyifashi, ati niba ari Faki. Ati rwose ndumva izina ririmo kugenda ari inyuma yo. Kumbe barakwereka umukobwa hano yaramuzaniye imyenda ya nyirakuru we, wibuke nawe barabanaga. Ati nyogoko, ati rwose nari nkuzaniye hano imyenda. Ati ndetse ati ndagira ngo njye nawe tube twajyana hanze. Undi arangije aravuga ati yewe mukazana wa, ati rwose hano ndi kuvugana n'umuhungu wanjye, ati ndetse ashaka kuba yakuvugisha, atakira wowe muvugisha ahubwo. Umukobwa aravuze ati se uyu mukecuru ni yaba yasariye rimwe ubu n'umuntu bari kuvugana nawe aramuzi? Arangije aravuga ati yego. Ati se ni wowe muhungu w'uyu mukecuru uri ahangaha cyangwa se ni wowe muhungu w'uyu mumama uri ahangaha? Umusore akavuga ati ariko se iryo jwi ko numva rimeze nk'irya yifashi, wibuke n'ubundi ndiwe bari kuvugana. Ati cyane rwose, ati ndetse ndagushimira kuba wafashije mama wanjye cyangwa se kuba uri kumwe na mama wanjye. Umukobwa avuga ati yewe, ati nta mpamvu yo kunshimira, nta n'ikintu kidasanzwe. Umukobwa ariko nawe atekereza ati ariko se ko numva ijwi rimeze nk'irya Jane. Bose hano nawe uri kubitindaho. Ati ndetse niba ukeneye kuba waza gufata nyogokuru wawe, ati ndibuze kukohereza aderese z'ahantu uri budusange. Umusore ati sawa, ati munyoherereze aderese ubundi nze mfate nyogokuru wanjye. Uyu nguyu yasigaye hano avuga ati Mr. Chi, ati rwose ugomba kureba aho ngaho aderese bagiye kutwohereza ubundi ukajyayo tukajya kureba nyogokuru wanjye. Ariko nanone ndagira ngo umenyere muri aka kanya turimo kuvugana yifashi ari hehe cyangwa se arimo gukora iki? Undi avuga ati rero madamu mu bigaragara nuko atigeze ajya kuri kampani, niko abakozi bakorana bambwiye. Ati rero sinzi ngo yaba yagiye hehe. Bivuze ngo uyu musore gukeka ko umuntu bavuganye ari yifashi. Wibuke ijwi ry'umuntu muziranye n'ubundi iyo ryumvise uhita urimenya. Barakwereka muri ako kanya undi yakomeje avuga ati se ubu uyu mukobwa yaba yagiye kureba wa wundi ngo ni Sineya cyangwa se wa muganga? Ati se ubu yaba akunda uriya musore koko bigeze ahangaha? Ati ndamutse menye yuko yifashi ari guhura na kariya kaganga, wibuka hari umuganga uyu mukobwa akunda kwita ngo ni Sineya bajya bahura. Ati ndamutse menye yuko yifashi ari yagiye guhura n'uriya muganga, ati uriya muganga nahita amwohereza gukora muri Afurika. Wibuke n'ubundi biriya bitaro ni iby'uriya musore cyangwa se ni ibya kampani yaba ngaba. Barakwereka muri ako kanya umukecuru yazanye uyu mukobwa ahantu ngo ajye arira, ndetse ni nayo aderesi bahaye uriya musore kugira ngo aze kuhabasanga aze gufata uyu mukecuru. Umukobwa avuga ati none se nyogoko, ati aha hantu niho ujya urira? Ati ahantu tuje waba uzi ko isahani imwe yaho igura ibihumbi n'ibihumbi? Umukobwa ari gutekereza yuko uyu mukecuru ashobora kuba yabyibeshyeho, nawe ntabwo abizi yuko ari mama wande wa Mr. Jane, ndetse na nubwo azi yuko ari umukecuru w'umukire cyane rwose. Avuga ati none se nyogoko ne waba wibeshye ahantu nzanye? Ubu ngubu niho ujya urira koko? Kubera yuko rero byahoranye nuko umukecuru yigira indwara yo kwibagirwa, ari kumva yuko ibintu byose yamubwiye mu bwonko byivanze. Barakwereka uyu nguyu nyiri kugonga nyirakuru wa Jane Biting ya Jane avuga ati rero numvishe yuko umugore mukuru wo mu muryango kwa Jane iyi ngiyi niyo resitora ajyaza kuriramo no kunyweramo agacyayi buri mu gitondo. Ubwo rero niba yageze mu gihugu bivuze ko ari ahangaha. Ati urabyumva ute sasa yuko tugiye kumushyikaho? Nkaba nashaka uburyo bwo gutsindira umutima we, kubera yuko buri umukecuru niba natsindiye umutima we, ati nta wundi muntu uzamagarika kuba
umugore wuriya Mr Jeanne. Ati rwose Hani Sharo aho ngaho urimo gutekereza neza. Ati kandi umutima w'uwo mukecuru nakabuza uri buze kuwutsindira. Ati ndetse ni wowe ugiye kuba umugore wa perezida. Ati kampani yose uraza kuba uyifite. Ati ibyo bintu uko birenze, iyo ni inshuti ye iri kumuyaza. Ubundi hano afite inshuti wagira ngo ni abafana ziba zirimo kumufana umwanya ku wundi. Barakwereka barebye ku ruhande babonye yifanshi ndetse ari kumwe na wa mukecuru. Ati uriya si yifanshi ndetse na wa mukecuru. Wowe hano nta nubwo ari kuvuga ngo umukecuru, ari kuvuga ngo cya gikecuru. Ati uriya si yifanshi na cya gikecuru cy'igisikama ejo bundi nagonze. Uke niwe ari gushaka ngo ashaka gutsindira umutima we, ariko tayari yamaze kubyangiza, ubu ngubu byararangiye. Ati uriya si yifanshi na cya gikecuru. Ati reka nze tubegere sasa twumve ese ni ibiki bari gupanga ubundi, cyangwa se ni ibiki barimo kuganira. Barakwereka umukobwa nawe hano umukecuru yari ari kumwereka ngo amakarita ajya yishyuriraho. Amakarita y'abakire rero uba usanga rwose nta zina ririho naki. Nkawe muntu uba usanzwe uri umuntu wo mu cyiciro cyo hasi kiraho, ntabwo ibyo ngibyo uba ubizi. Ni nk'uwagufata ahangaha wowe uri kundeba muri ako kanya akakujyana rwose ahantu kure hatabaho utigeze ugera. Umukobwa avuga ati none se ubundi iyi karita ni iya nyayo? Ati se kuko byanyabyo urabyibuka yuko ari ahangaha ujurira? Ati reka tubyirengagiza. Ati nanjye afite amafaranga makeya. Ati rwose tugende tujye gushaka ahandi turira cyangwa se ahandi dufatira agakawa, turahindura aderesi ari naho badusanga. Barakwereka muri ako kanya Hani Sharo wibuke we ahantu hose ari biba ari ibibazo cyangwa ibyago. Avuga ati ariko se ubundi gute we n'uwo mukecuru w'umusikama mwageze muri iyi resitora? Ati se naho kandi mwaje kuba mwasikaminga mu mukecuru abonye umukobwa arikanga, wibuke aramuzi, yaramubonye yuko ari we wamugonze. Avuga ati we n'icyo gikecuru cy'igisikama murahangaha rwose cyangwa se cy'igitubuzi murahangaha rwose mugerageza kuba mwatuburira abo muri iyi resitora. Ni ibiki bibazanye ahangaha ko nzi ko mutabasha kurira muri iyi resitora? Umukobwa avuga ati ibyaba bituzanye ahangaha byose cyangwa se icyo turi gukora ahangaha cyose ntago kikureba wowe, nako ari business zawe. Wibuke aba ni abakeba bombi, hagati yabo ntago haca uwaka. Barakwereka uyu yahise afata umukecuru ngo bigendere. Ati rega n'ubundi iyi resitora iri ahangaha. Ati muri mwebwe rwose nta n'umwe ufite ubushobozi bwo kuyiriramo. Ati naho yazakora umwaka wose akazana umushahara w'umwaka we wose. Umukecuru uri ahangaha wibuke ni umukire, ndetse abakire ngira ngo niba hari ikintu bakunda kuruta ikindi ni icyubahiro. Nta mukire ukunda agasuzuguro. Yabonye utwana tw'udukobwa ahangaha umukecuru turimo kumusuzugura. Avuga ati rwose iyi resitora irimo abashefu ba mbere beza mu gihugu. Ati none gute rero agakobwa nkawe rwose koko rwego rwo hasi kaza muri iyi resitora? Ati se urakeka ibiryo by'ahangaha byakuryohera nk'uko ibiryo byo ku muhanda bikuryohera n'ibyo muri za puberi? Ariko ni ukumuserereza. Umukecuru hano byaramubabaje, arangije avuga ati murakeka ari bande muri kuvuga batabasha kugura ibiryo byo muri iyi resitora? Ati usibye n'ibiryo byo muri iyi resitora, iyi karita yanjye yonyine ifite ubushobozi bwo kwishyura iyi resitora yose. Uyu nguyu Hani Sharo arangije avuga ati wa mukecuru ntumbwire ko niyo karita ariyo watuburiye abantu. Ati rwose ndagufasha. Reba sasa ngo umukecuru ari guhiga ngo amwemeze amugire umukazana, tayari yamaze kumwita umutubuzi. Ukurikira akantu ku kandi, ndetse mwibutsa yuko iyi ngiyi ni episode ya 7. Undi avuga ati ariko se urakeka niba uri umutubuzi we ku giti cyawe gute utekereza yuko n'abandi bantu bose baba ari abatubuzi? Ati ni wowe waje ugonga uyu mukecuru, nyuma y'ibyo ngibyo aho kugira ngo umusabe imbabazi uri kuza umwita umutubuzi. Ese ubwo nibwo buryo cyangwa se nibwo burere wahawe? Niko akabaye witwara imbere y'abantu bakuruta? Uyu nguyu avuga ati yewe nyuma na nyuma wabonye uwo muhuje umukene mugenzi wawe uzajya ugufasha mu butubuzi bwawe. Atari ko se urakeka rwose ubundi ngewe naba ndahangana ndi kubabwira iki? Ndi kubashimagiza cyangwa mukeneye yuko mbagurira ibyo kurya? Ati n'ubundi uwo mukecuru yigongesha ku modoka yanjye menya ari ibiryo yari akeneye. Ati rero rwose niba yaranagize n'igikomere yari abikwiriye, ntabwo yagombaga kugerageza kunuburira, kubera yuko abantu nkabona nubwo bakwiye kuguma. Ati Miss Hani bahise bahamagara manager w'iyi hoteli ngo ahite abasohora vuba vuba kuko badakwiye no kuguma mahanga. Ati rwose se kandi banyakubahwa tubasavinga iki? Aje yubaha uyu Hani Sharo avuga ati rero ahangaha imbere yanjye, ati ndareba abatubuzi babiri bashaka kuba bateza ibibazo hano muri iyi resitora yanyu. Ati none urumva gute nk'abakiriya nkatwe twarya turi kureba abatubuzi imbere yacu cyangwa se tureba abaturage nk'aba ngaba imbere yacu? Ati mugire mu basohore.
umukecuru avuga ati ariko ubundi mwaba muzi uwo ndi we, ati umuhungu wanjye ati ni umubillionaire, ati rero nimugire ikintu kibi cyose mugerageza gukora ahangaha. Uraha mwitegereje arangije avuga ati mukecuru nibyo byenda rwose wambaye bishaje gutyo by'abaturage, umuhungu wawe ni billionaire, wibuke iyi myenda umukecuru yambaye aha ni iya nyirakuru wandi w'uyu mukobwa muto ngo ni yifanshi yamuhaye. Ati wa mukecuru rwose ubanze ubwonko bwawe bwarivanze ndetse akazi k'ubutobozi menya katakoroheye. Ati none se umuhungu wawe ninde? Ati umuhungu wanjye ni Jane irindi ninde disi umukecuru hano ubwonko bwe bwihuriye n'akabazo. Ati nushaka kutubwira yuko umuhungu wawe ushaka kuvuga ari Jane Biting niwe ushaka kwiyitirira? Ati cyane rwose ni uwo nguwo kandi koko niwo. Ati umuhungu wanjye ni uwo nguwo Jane Biting. Ati rwose mwamumenye n'uwo nguwo. Abaraha sasa basigaye bamuseka ati mbega umukecuru w'umusazi. Ati no mu mateka n'uyu tubonye. Barakwereka sasa ni nangaha igice cyacu cya 7 kirangiriye. Ese uyu nguyu bizarangira ahuye n'umuhungu we? Niba rero ukeneye yuko hari ubundi buryo izi filime twajya tuziguherezamo, hari inyunganizi cyangwa se igitekerezo ufite, niyo mpamvu umwanya wa comment uriho. Reka duhurire muri comment utubwira ese nubuhe buryo wifuza yuko izi filime zizajya zikugeraho. Bye bye, yari umuhungu wanyu Vazi ubakunda cyane.